batekerezaga ntabwo ari cyo babonye. Basanze bari abantu bafite intwaro kandi ari abasirikare babarwanye, ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba nko babitekereza. Urumva bari mu ntambara kandi barashaka kwica abantu n'ubundi, nicyo bashaka. Hari gahunda yo guhindura abantu inyamaswa, kuba amazombi no kuba amavampaya. Ni biriya barimo bakora. Ugasanga ni abaturage bafite ijambo rikomeye cyane, ni benshi mu myigaragambyo baje baravuga ngo Kibera yaje. Ugasanga ni abantu abanyapolitiki bakabakoresha, baki bakabakoresha. Abo bantu baragenda babashinja ibintu nk'ibyo bikomeye. Hari abafatiye za Bukavu, bari abanyamurenge bafata abana b'amashuri bafashe barabatwa. Ntabwo ari abasirikare bonyine, ahubwo bafuse n'abasirikare. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Turabasuje abadukurikiye mwese aho muherereye ku mpande zose z'isi. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor, n'amahoro, mumeze neza? Turi amahoro, turashima Imana kuko tukiriho. Namwe tubashimira umurimo mwiza mukora wo kwamamaza inkuru zinyuranye, ariko cyane cyane twebwe twibanda ku byerekeye politike n'ubuhanuzi. Politike ni ukuvuga ibintu bibera mu isi, muri political system iyobora ibihugu by'isi, aho bihura n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. So rero nicyo twe twibandaho cyane. Tukaba tubashimira muri iki kiganiro ko bituma tugira ibyo tuvuga kubera mu isi tukabihuza n'aho ibihe bigeze, kuko isi irimo irarangira kandi iragenda iganisha ku byo Yesu yavuze umwami. Ubwo rero bikadufasha kugira ngo abantu bakanguke bamenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu twebwe n'uti political commentators cyangwa analysts, abantu bava ku bya politike cyangwa banaliza abasesengura. Ahubwo n'ubundi ko kuva na mbere intambara cyangwa amakimbirane kutumvikana kw'abantu kwahozeho na mbere yuko Yesu Kristo avuka. Ibi bintu ni ibintu biba muri kamere y'umuntu muri rusange cyangwa ni dukurikije Bibiliya, conflict y'umuntu na social chaos cyangwa se conflicts zibaho ku isi zatangiye kera. Byatangiye rwose igihe Abeli yicwaga na mukuru we Kayini. Ubushyamirane bw'abantu, cyo bita interpersonal violence cyangwa interpersonal conflict, bitangira ku muntu umwe, Kayini yica Abeli. Kuva ubu rero abantu bibihe byose batangira kuba babi kugeza ku gihe cya Nowa. Urumva bagendaga baba babi, Imana irabahana ibakura imbere yayo ko bari bakabije. Nowa n'urubyaro rwe basigara ku isi, barongera barabyara baragwira, baza kuvamo abantu nk'abandi Nimurodi batangiye kwigomeka. Haza umwuka mubi wa Babeli. Babeli yubatswe na Nebukadinezari, of course na Nineve. Noneho kwigomeka ku Mana kurongera kuratangira, kandi kwigomeka ku Mana ubwako kuba kuvuza iki? Kuba kuvuza intambara, kuko abanyabyaha n'ubu nta mahoro bazagira. Nuko iyo bigumutse ku Mana bagwa mu maboko ya Satani, kandi Satani nta kindi abakoresha kira kubazana n'umutima w'ubwicanyi no kurwana no kwangana. Yesu yaje kugira ngo abantu bagire ubugingo kandi ngo bube bwinshi, bagire amahoro. Ibyo rero ntibabikunze, bakomeza kugendera mu mwanzi. Ubwo rero igisubizo cyane ntakivuga yuko Babeli, Nebukadinezari Nimurodi amaze kuyubaka, yaje kuba ubwami nyuma y'igihe kirekire. Ni ubwami bwasimbuye ubwa Shuri, bwasimbuye ubwa Egiputa, byose habaga intambara. Ariko Yesu ahaziye noneho avuga intambara ziganisha ukurangira kw'inyoko muntu.
ntabwo izi ntambara nk'iza jenoside ntizabagaho oya kandi ntabwo habagaho umwiryane buri gihe ubu intambara nyinshi uzitonde intambara nyinshi zibaho hagati mu bantu icyo bita civil wars intambara z'abaturage ubwabo basubiranamo intambara z'ibihugu bihanganye n'ibindi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira zarahagaze ni nkeya cyane aho usanga igihugu nk'uko ureba uburusiya burwana ni ibintu biri rare cyane ntabwo ari ibintu bikunze kubaho kubera si iki kuko loni isigaye ntabwo yemera ibyo bihugu byose irabihatse ariko icyo ikora yengegeza umwiryane mu baturage nka biriya biri muri Congo cyangwa biri n'ahandi so rero ni ibibazo bibabaje kandi biteye ubwoba so twebwe rero nibyo tuba tuvuga twishimira yuko tujye mu kiganiro nk'iki dusobanurira abantu ukuri nyako kujyanye n'ibiriho so twarimo dushimangira nyine ibyo twavugaga yuko isi irimo yinjira mu bihe bibi uko ibihe bigenda byinjira mu bihe haraza ikintu cyitwa genocide genocide actually ubu ngubu irimo irinjira mu kindi cyitwa cannibalism cannibalism bivuze iki abantu kurya abandi ubu nibyo bigezweho turimo turinjira mu gihe kibi cyane cy'isi ibyo rero ntabwo byabagaho igihe cya Yesu ntabwo byabagaho na mbere yaho ariko Yesu yarabihanuye yuko bizaba ubu ni ubuhanuzi busohora muri iki kiganiro rero tugiye kugaruka ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no hirya no hino ku isi muri rusange naho hari intambara ariko muri burasirazuba bwa Kongo turagaruka mu intambara iri guhuza FARDC na M23 kuba M23 hari uduce iri gufata noneho bitabaye ngombwa ko irwana ni turufu nshya ifite cyangwa ni namayiri ya Perezida Tshisekedi arimo arayikina kugira ngo agereke ko ibintu byabo byoroshye kandi ari ukugira ngo ayifate bugwate ni ikibazo kiri circumstantial ni ukuvuga ngo hariya imbaraga zose za Kongo ziri ingoma n'abafasha bayo hariya hirya abasirikare bahari ni abasirikare bake bagiye baho badashobora guhagarara bo ubwabo uko numva muri kino gihe bimeze ubundi igihe kirekire gishize M23 yarwanaga intambara yo bita defensive war ni intambara yo kwirinda igategereza igaterwa ikirwanaho ariko ibyo byabaye muri iyi minsi nuko yo ntari igaba ibitero so igaba ibitero izi ahantu hitera uko hameze defense zihari imbaraga zihari ahariya rero nta concentration z'abasirikare zari cyane kuko leta imbaraga zishyize igoma na hariya za Minova n'ahandi mbese muri za Masisi n'ahanga muri Nyiragongo kuko muri Rucuru ntabwo leta yari gifite imbaraga cyane urabona yuko bariya barimo barazamuka bajya iburengerazuba aho bita za Walikare n'indi territory bakajyana za Rubero bazamuka nyine bagenda ahantu ubu ngubu bageze no kuri inyanja yitwa Lake Edward n'ubu ni barazamuka ruguru cyane aho ngaho rero nta resistance hari komeye none abasirikare bahari ni abasanzwe abanyekongo n'ubundi basanzwe bahunga iyo babonye ingabo zifite imbaraga bo ni abantu bazi kwiba no kurya no kugira no gusahura so iyo ntambara imeze cyo ntibashobora kugira mu mitwe yabo bumva yuko mu Vetura neza of course ntibari buhangane nayo bakiruka rero nta kintu kiba gihari kiri aho ngaho twavuga gishya ariko nubwo bimeze bityo leta irimo irakora concentrations irimo irazana abasirikare n'ibikoresho baturuka ruguru aho M23 irimo igana cyumvikane yuko M23 mu minsi iri imbere ishobora kuza guhura resistance ikomeye ntabwo byaba ari ukuvuga ko wenda haba harabayeho ubwumvikane hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'iya Kongo Kinshasa kuko ibice M23 iri kuganamo n'ibice bibarizwamo FDLR cyane no FDLR ntabwo ahubwo iri hariya barimo bararenga ahubwo FDLR irahiri FDLR iri muri za Rucuro cyane ntabwo iri muri za Walikare na za Rubero ndibwira ko n'abari muri za Rubero bahari abariyo b'abanyarwanda cyangwa b'intera hamwe ari bake ariko hano bari concentration zabo ziri muri Rucuro cyane n'Amasisi niko mbizeka ababizi wenda kundusha bankosora ariko niko bimeze iriya ruguru bajya za Rubero abantu bitwa abanyanga n'abahunde
ntabwo nta ntuza ibayo. Bano ejo ba- bundi baherutse kwimura umukomanda wa FDLR kubera ko bakekaga ko M23 ibasatiriye baramuhungisha bamujyana ahandi bamujyanye bamujyanye mu majyepfo ya za Rucuru. bamujyanye ubwo za Karehe. Za Karehe hari concentration y'abantu ngo bita abahutu, ni abanyarwanda bo muri Kongo, ariko bamwe bagenda bita abahutu, abandi bakita ngo ni abanyemera, ibintu nk'ibyo. Abanyemera n'aborozi b'abatutsi niko bahisemo, ariko ni ibintu bijyanye na ntuza na stigma n'ibindi. Bo rero baragenda, bashobora kuba ariyo bamuhungishirije, kuko iyo ngiyo nta M23 nyine iriyo, ahubwo urumva iyo za Karehe na Minova ntabwo yari yahagera. Ariko iriya strategy yo kuzamuka ni ukugira ngo bagire territory nini, kandi territory nini yuko bagenda bayifata bayigarurira, uzi icyo bahura nacyo, bahura na population nabo bakeneye abantu, abantu babona muri recruits, babonamo abashyira mu gisirikare cyabo, babona aho bagukira, aho babona ibyo kurya, imisoro n'ibiki byose, mbese baba bagura igihugu. Ndavuga bariya ba M23. Yes. Sibyo, wenda hari hamaze iminsi nyine bigaragara ko M23 irimo iragenda ifata ku duce itarwanya, ariko mu rukerera rw'uyu munsi hadutse imirwano, ngiye kwaduka imirwano hagati ya M23 na FARDC mu gace ka Sake. Byo bishatse kuvuga iki? Ni agahenge batubahiriza, kuko M23 ivuga ko iri kurwanya FARDC ndetse n'ingabo za SADC bafatanyije, kubera ko iri kuza yica ikanakura abasivile b'inzirakarengane mu byabo, yo ikavuga ko iri kurwanira abasivile. I don't know, kuko buri muntu wese avuga ko arwanira abasivile. Iyo ni imvugo nyine, c'est political language, ururimi rwa politike. Gusa icyo nzi, hariya ntabwo ari M23 yabateye. Bariya abantu bamaze iminsi baconcentratinga, bafite gahunda yo gutera, kuko bari basaga nkaho barimo barashaka nk'inzira. Sinzi n'abaramenye yuko umujyi wa Goma ugoswe. Birashoboka yuko rero naho bashaka inzira kugira ngo bigizeyo M23, n'ibinashoboka bayambure biriya bice birimo n'imisozi n'iki, noneho babone uko bayisharinga, babone uko bayirasa, bamaze gutwara iki za positions zayo. Ibyo rero bishobora gutuma na M23 nayo irwana umuhenerezo kugira ngo itamburwa hariya hantu, kuko ihambuwe byaba bishyize mu kaga nayo ko kuraswa, cyane cyane n'ibisasu birasa kuri. Ubwo rero gashaka kugira ngo wenda nayo irwane. Ibyo ni ukuvuga ngo ni intambara ishobora kuza kuba mbi, kuko bariya bararwana kugira ngo bigobotora umunigo bariho, n'abangana bakarwana kugira ngo birengere, kugira ngo batabatsinsura no bakabona uko babica no kubagirira nabi. Iyo rero ni intambara ya unfortunate, ni ibibazo bikomeye. Ubundi se agace ka Sake ninde gafitiye ura mujyi wa Sake, ninde ufitiye umumaro cyane hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC? Uri ni kuri bombi, kuko bariya nyine Sake kuba yigose ni route, harimo imihanda itatu. Hari umuhanda ujya uzamuka ujya mu majyaruguru aho bita za Kirorirwe, undi ugakomeza ujya aho bita za Mushaki, ukomeza ukagera niyo za Sake ukazagera na za Warikare, ariko n'undi umanuka ari we ujya za Minova. Urumva aho ngaho rero hari strategic. Uwo muhanda wa Minova niwo M23 herera nasize kugira ngo ujye unyuzwamo nyuma yo kwifunze iyo mihanda yose. Uwo muhanda wa Minova niwo yari yasize kugira ngo ujye unyuzwamo imfashanyo cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye bariho zizajya zinyura. Kandi nawe yarabufashe. Byaje kufunga. Yes, aho bita Shasha naho bita Bweramana, ibintu nk'ibyo niyo route barahafashe rero. So rero ahubwo ubu uvuga ngo umujyi wagwa muri choked, uvuga uranizwe, ntabwo ubona hunyura. Rero bamaze igihe kirekire, kuko urumva ntabwo baba muri ya mujyi bicaye, ahubwo igihe cyose bari bakimaze ngira ngo planning icyo bagiye gukora. Ubu rero bagikoze, ndibwira ko ariyo ntambara, iyo mpamvu intambara yadutse muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 16 twari y'umunsi. Yes. Ubwo rero iyo ntambara ni ukuza kureba, kuko iraza kudeciding ibintu bibiri. M23 ni ikurwaho iri muri iyo misozi uko yashyizemo strategic ari kwirindiramo,
irabikubiswe inshuro zikomeye kuko irabisubijwe inyuma cyane no kwirwanaho bizayigora kiba cyumvise noneho ariko nanone bariya nabo nibatsindwa ntibashobore kwitsintsura kiraba ari ikibazo gikomeye nabo kuri bo kuko rero abantu bafite ibibazo nahoze numva amakuru yuko abantu barimo basibana indege zitwara abantu abantu barimo barahunga cyane cyane abifite kandi harimo n'abasirikare ntabwo ndiko numva ariko sinzi n'abari abasirikare nyabakisimbizi ariko kuba bahunga ntabwo bivuze ngo nukuneshwa nuko hari situation iriya nta wayihanganira abantu barimo barasonza nta byo kurya bihari ntaki ubwo rero kuvamo bakagenda wenda bagatwara imiryango yabo cyangwa n'abandi bantu bashoboye hari agasigara ari ikotaniro ry'intambara ibyo nabyo birashoboka sivuga yuko bagenda ko bahunze ahubwo bashobora kuba bevacyuwe abantu batari ngombwa nk'imiryango yabo n'abandi bantu k'abakongomani aho bagiye batwara n'abagore babo n'imiryango umusirikare abagira na famire ye ni abantu bapeye imobimba igihugu kinini kikize nta kintu baba cyari kintu bagomba kuba gifite nubwo ntibwira yuko aribwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo mu ntambara atari byiza ibyo ngibyo ariko barabikora barabigize ubwo bashobora kuba batwara abantu babo ni evacuation kugira ngo abantu bagende wenda hasigare abandi nyine bari ku rugamba nyabo ariko abana n'abagore bagenda so rero ubwo ngubwo nabyo ntambara yabaye kandi ari igitero cyagabwe na FARDC n'abayishamikiyeho kigomba kuba it's going to be a decisive battle ni intambara ni imirwano katuvuze mu kinyarwanda cy'iki gihe ni imirwano yo kufatiramo icyemezo ku buri ruhande gikomeye cyane kuko babatsintuye hariya bakavana muri ya misozi ya Sake wenda bakaba nubwo bava nk'ibirometero 10 baba batsintuye kandi babonye uburyo nabo bajya muri ya misozi nabo bagatangira bakagira advantage yo kubarasa niyo mpamvu nari nkubajije ngo ninde kira cyane mwura mujyi wa Sake hagati ya FARDC na M23 kugeza ubu M23 niyo yungukiragamo kuko yari abafashe yabajishe badafite ubwinyagamburiro badashobora kuyirwanya kandi rero bafite ikibazo yuko aho bari bahura n'ikibazo cyane cy'ibikoresho cy'ibyo kurya na morali biri hasi n'abantu bameze nabi barakaye babaye so rero ubwo icyo kivuze ni advantage ari kuri M23 ubu rero barashaka kugira ngo advantage bari abateye avantage igaruke kuri bo wango M23 iramutse itakaje Sake yabitakaje ikintu cy'agaciro igikomeye cyane kuko urumva ya mihanda ya kontrolaga ibijya Minova noneho Minova havagayo hari ingabo z'abarundi n'izindi ngabo za Kongo ntabwo zari zituko ziva Minova cyangwa Bukavu zizamuka kuza gutera inkunga Goma okay n'abangaba bari Goma ntibafite uko bagenda ngo bagende bajye Bukavu byoroshye kereka baciye mu mazi nibwo buryo bonyine bari bafite noneho no kujya muri za Warikare nuko ntabwo bafite uko bajyayo kandi bibukiye ko ari abasirikare babaye cut off ari abasirikare ba Kongo baririya muri ibyo bice badashobora kuzigoma kandi Goma niho supply zabo zituruka ubu birabasaba kubaha supply ni ukuvuga ibikoresho cyangwa ibyangombwa wenda bakaba bakoresheje uburyo bwa helicopters bakabasangisha aho bari ariko ubwo numva abantu nabo bari bake wenda bafite n'uburyo bw'ubwoba ariko bakaba batwarira amasasu n'ibyo kurya muri ubwo buryo kubera rero system nk'iri ya Kongo nimva yuko idafite discipline mu mikorere harimo nubwo bashobora kuba ntibabahe n'ibyo kurya bakamara nk'igihe bashonje cyangwa barabuze ibyo bakora niyo mpamvu bashobora kumva nayo M23 bakiruka kuko baba badafite na morale kubera ikibazo nta mihanda ntaki ahantu henshi ngaho bifashisha nyine indege kugira ngo babagereho so rero nkatekereza yuko aho ngari cyo barwana nacyo kugira ngo bagire free line bashobore kujya Minova bashobore kugenda za Warikare nkuko ubundi bagendaga noneho yani bishoboka ntuza iyo M23 bayisunike igaruke muri Rucuro gusa none hino mihanda bayiziburi yo nkubwiye ijya Kirorirwe ijya ishasha ijya Mushaki noneho nuwo ngujya ishasha ukagera Minova nawo nakomeye cyane bashobore kugira linkage uburyo bahura n'abari bava mu majyepfo za Kivu muri Kivu y'amajyepfo kuko hariya harakenewe hari ibyo kurya bigomba kuvayo hari supplies z'intuza z'intwaro na free of movement na morali kwigarura amasirikare nirasi iyo supply y'intwaro se yo M23 bundi yangaga ko haguma kubaho uruhererekane rw'intwaro
wenda niba amasasu abashiranye bari bari mu gice runaka bakayabona mu buryo bworoshye aribyo byavuyeho impamvu yo gufunga iriya mihanda. ndakeka yuko ibyerekeye supply y'abasirikare n'intwaro n'ubundi bizana indege ahubwo hari icyo byabafasha ni ukumva yuko bafite urujya n'uruza bashatse no kuba basunika abantu babo kubatwara cyangwa n'abaturage ba Goma bashobora kuba bahungirayo wenda bakava hariya kuko bungu barafunganye batya. Harimo uburyo bubiri kuba bagira gufasha abantu kuba bagenda bakabona aho bahungira n'ikindi kuba babona n'abasirikare ubwabo kuba aho icyo bita mbese baramutse bashaka gukora retreat gusubira inyuma bakabona bagira aho bajya kuruta yuko bavuga ngo tugiye mu mazi cyangwa tugiye i Rwanda kuko ahasigaye ni ukujya mu Kivu cyangwa kuza mu Rwanda. N'abariya abantu z'ababyaye bafashije bariya ba FARDC bariya ba SADC kuko bafite uko bagenda naho aho babika ibintu byabo by'ibikoresho byabo bakajya babona uko baviriye batera bafite aho bari haritse cyuwa. Niyo mpamvu rero barwana nyine umuhenerezo kugira ngo bakore ibintu nk'ibyo kuko bitagenze bityo baba bagomba guhunga bagaca mu Kivu bakagenda cyangwa bakaza bagahungira mu Rwanda. Ibintu byo guhungira mu Kivu ntabwo ari ibintu umuntu yarirayingaho kuko bisaba amato menshi kugira ngo utware abantu bangana kuriya kandi amato aba ari make. Ni ibintu kuko batangiye abantu barimo bagendaga ngira ngo barimo barababwira bati tugiye kwinjira mu ntambara ikomeye abashobora kugenda bagende hari hasigare ibe danger operation zone y'igisirikare. Ubu kuba se imirwano yari imaze iminsi muri teritwari ya Rucuru ikaba yagarutse Sake cyo ni ikihe kimenyetso? Ntabwo yagarutse Sake yari maze Sake yari maze igihe mu Gahenge nta Gahenge ariko ingabo zari zihari zireba na Yungwe kuko kuva buryo bwo barasaga ibifaru bibiri bya Tanzania byabaye nkaho bicitse intege SADC kuko icyo batekerezaga ntabwo ari cyo babonye basanze bari abantu bafite intwaro kandi ari abasirikare babarwanye ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba nko babitekereza bari abasirikare bari equipped kandi biteguye kandi bafite ibikoresho. So muri iki gihe cyose bari maze iminsi bakora assessment n'icyo bakora ubu rero ndige nibe ko bagishyize mu bikorwa barimo batangiye operation yo kugira gite yo gutsitsura M23 bishobotse byaba bidashobotse bikarana ariko babikoze byaranirana ubwo ngubwo icyo nziba niba baraniye ubu ngubu bafata umwanya wo kongera gutekereza etape ya kabiri wenda bajya mu mishyikirano kuko nibyo basabwa na Angola ariko barabanza bakabanza bigerageze barebe option inzira y'intambara niyo bagomba gukora. Nongere kandi nkwibutse ko iyi ntambara ya Kongo kimwe n'izindi ntambara ziri ku isi ntabwo ari iz'abakongomani ntabwo ari za M23 ni iz'aba nyir'ubwite kuko uriya ni umukino ni chess game umukino w'intambara no kumena amaraso barabikunda. Niyo mpamvu reba buriya jewe M23 ngira ngo n'ubundi kitegereje ingabo zawe nizivuye hariya zikagenda byaba byiza kuko ingabo zawe nizirazo zitambitse ni ikibazo kuko ingabo zawe umurimo wazo n'ubundi n'uguprologe intambara kuko zo nindakoreka ngo zije gutanga kuzana amahoro uzirasheho no kuba ni ikibazo uzanye ibibazo bikomeye cyane uwo watatse umuryango iyo bibumbye ubwo rero aho ziri ugomba gukebereza cyangwa guhagarika ugategereza uburyo uzabona opportunity. Ariko bo n'ubundi baba baraho bakina game baba bakinisha mwebwe babaha amakuru bagahana bari amakuru mukarwana mukicana nicyo gisubizo cya bo nicyo mbese nicyo ni nkuko ureba utegura ikipe y'umupira ikipe z'umupira ebyiri zigahangana wowe ukajya hari uri spectator ureba barasumwe aho ingwarateye ibitego uragize ibitego bibiri uriya n'umukinnyi w'umuhanga nabo niko bakora bo n'umukino mbese nkuko bimeze. UN iri hariya nk'umufana n'umufana nyine kuko ifata biriya byabaye kohereza amakuru ikavuga hapfuye abantu abanaba bakavivura kuko gupfa ko abantu ni igitego kiba kinjiye hapfuye abantu 100 good bapfuye bate babishe bati bajya ku makuru bakamagana ngo abantu barashize ariko bo iriya ibusetani wabo kwa satani bababyina ko rero bahagariye inyungu za satani ku isi ndetse nka bari abantu muri Kongo barapfi barashirira iki zirambaraga bazihuje abari igihugu gikomeye mu gisirikare ariko ni baricana yaba ari umwanzi wari ubateye kandi umwanzi ubateranye niyo bakwiriye kurwanya ariko ntabwo bafite uburyo n'ubushobozi bwo kurwanya ntibashobora kubyikuramo bagomba kurwana rero bikarangira
abantu bashize nicyo kintu niyo goro nk'uko byakubaye hano mu Rwanda abantu bajya bibaza sinzi impamvu abantu batabitekereza jenoside yarateguwe bavuga yateguwe ryari se iriya jenoside yateguwe mu cya 1942 yari cyane inkotanyi zize zikagera hano Shyorongi baramusubira inyuma tugiye kumvikana ngo bategura jenoside bya zone tampa bakajya babeshya ngo hagiye imishyikirano ariko imishyikirano ntabwo bayifuzaga imishyikirano se kandi icyo bashaka ari uko abantu bashira imishyikirano abantu bashize nibwo baje bati basi icyo gitego kirije kandi utegereze ikindi gihe niyo mpamvu ibintu byo mu isi ngewe mbabwira abantu ko fanatisme bayivemo ibintu byo batekereza ngo by'amoko babivemo kuko ikigamijwe no kugira ngo abantu bashire kandi nta n'umuzunguka so gufana ikizakwica ntacyo babimaze yes ubu se iyi ntambara yongeye kubuka muri Isake ntabwo yaba ituruka kuri iri raswa ry'ubu bwato bwarasiwe mu Kivuga ari butwaye imiti Iminova no iriya ntambara nkubuye ko yari isanzwe ihari itegurwa kuko deadlock ndavuga uku kongera kurasana ukongera gutana mu mitwe ntabwo ari byo kuko byaje muri urukerera kandi ubwato nabwo bwarashwe ku munsi w'ejo n'ejo se cyane n'ejo kuwa kane bwari butwaye iki bwari butwaye abagenzi butwaye n'imiti buyishyiriye abasirikare ba FARDC Iminova nyine yaburashe bavuga ko ari M23 yaburashe kuko bavuga ko ibisasu byaburashe byari biturutse mu misozi imisozi nyine ikikije amazi imisozi ikikije amazi y'Ikivu ngiye ko nushingo hari ngo cyaje mu Rwanda kiturutse mu Rwanda se ndavuga mu Rwanda babandi bahungiye mu Rwanda muri ubwo bwato niko byageze ndabona ubu bwato bwari butwaye abagenzi bundi atwaye imiti yari ijyaniwe abasirikare ba FARDC bari Minova imiti yagombaga koherezwa mu gace ka Minova hari ibitaro bivurirwamo abasirikare ba FARDC FDLR ingabo z'u Burundi na Wazalendo ariko muri icyo gitero nta muntu wakiguyemo ariko ubwato bwo bwarangiritse bikabije bwarakomeje se cyangwa bwarangiritse ntabwo bwakomeze kandi bwarangiritse nyine ariko nta muntu waguye muri ubwo bwato ngire ngo niho hashobora kuba rero haravuye intandaro yo kuvuga ngo reka tuparase n'ubundi no ntabwo ariyo ntandaro intandaro yatewe na deadlock nuko bari harimo guhangana ni ukuvuga ngo bari abantu nkubwiye ko bari ku munigo badafite uko bahumeka kurwana rero bakirukana M23 hari aho yari iri aho iri n'ubu ngubu nabigihari simbizi bagize ni ukuvuga ngo kwari kugira ngo babone ubuhumekero byari ngombwa n'ubundi intambara yagombaga kubaho icyo tutazi irarangira ite nicyo kibazo kandi inarangiye ntabwo yaba irangiye n'ubundi bavuga ngo irangiye M23 ikabikuwemo icyo gihe avantage yabigiye ku ngabo za Kongo n'abambari bazo noneho rero ni ukuvuga ngo icyo gihe kandi ubwo M23 yabigiye kurwana umuhenerezo ariko kandi rwana ku ruhande igaragara yuko yagize ite yakuwe mu byimbo icyo gihe byaba nayo yabitakaje morale ariko noneho naba mpuza yonaniwe kubatsinsura nayo cyaba ari ikibazo gikomeye ku ruhande rwayo icyo gihe yakongera ikaba kuri wa munigo ariko ngera igapanga cyangwa se ikaba intandaro yo kuvuga ngo ya mishyikirano yitangire ariko iyo mishyikirano ntabwo ari imishyikirano yo kuzana amahoro ni imishyikirano yo kubayinga time yo gukoresha igihe kugira ngo abantu babe bisuganye nta mishyikirano ibaho bira ntabwo bijya bibaho imishyikirano site ntabwo imishyikirano umuntu arakunize ngo noneho reka twumvikane ni ingoyi itumye urira uvuga uti ariko umutima wese ibyo wari ukeneye mu yandi makuru ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko uwahoze ari umudepite Mwanga Cucu mu minsi ishize urukiko rwa gisirikare rwari rwamukatiye igifungo cya burundu cyo kwicwa ntabwo ari cya burundu yari yamukatiye igihano cyo kwicwa ariko
umwunganira mu mategeko amusabira ko yaburana ari hanze kubera ikibazo cy'uburwayi, ariko leta ya Kongo yanze kumuha urwo ruhushya. Twavuga ko uko kwanga kumusora kandi afite uburwayi bigaragara ko bumukomereye bushobora no kumuviramo urupfu, kwaba ari ukumwica gahoro gahoro, ni profe ahubwo leta yabigize kuko n'ubundi bamaze kumukatira urwo gupfa? icya mbere ntabwo mwangacuca ariho kubera yuko ari ubutabera bwa Kongo cyangwa ari uburenganzira bwa muntu bagira. Ni ikintu cyo ni rya zina ryabo muri ibyo biti imiryango mpuzamahanga, ko bari abantu batwica urupfu rukomeye. icya mbere bashaka kwerekana yuko ari abatagatifu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo nyamaswa izava mu gitaka ngo izaba ifite amahembe abiri asa n'ay'umwana w'intama, ngo ariko ikavuga nk'ikiyoka. Ishusho yabo igaragara nk'aho ari abantu b'Imana, ari abantu apana b'Imana, ari abantu b'ukuri butabera binyanga. Urabona ko twirukankira za Burayi, ubutabera, uburenganzira bwa muntu, ibi byo baba bavuga, ariko mu by'ukuri banga umuntu baramwanga, banga n'uwamuremye ariyo Mana. Noneho rero tugarutse kuri biriya byo baba bakora, bakomeza kubeshya ibihugu nka Kongo ntikore icyo ishaka kuko ishaka kumwica, ariko kandi akarangira banamwishe, ariko binyuze muri ya mayeri. Bagize igihano cy'urupfu ntibagishyira mu bikorwa kuko amahanga, ibyo bita amahanga n'imiryango mpuzamahanga bazasakuza, kandi badasakuza ari uko bakunda wa muntu, ariko ari ukugira ngo bakomeze bagaragare imbere y'amaso y'abantu batuye isi yuko ari abantu beza bashaka ibyiza kandi bamagana ibibi. Noneho bakabica mu mayeri yo kuvuga ngo mwebwe ntimumwice ariko mukoresha ubwenge buhanitse. icya mbere bashobora kutamuvuza, bakumva yuko yapfuye aguye muri gereza, bakavuga yuko yishwe n'indwara, bakavuga yuko leta ntiyamuhaye ubushake kujya kwivuza kuko yari afite imanza zikomeye zamubazwa kandi yari yaratsinzwe ku buryo bugaragara, inkiko zaramukatiye. Kandi inkiko ntiwavuga ngo inkiko ngo ntizigenga, no, kandi zigenga rero zafashe icyemezo uvuze ngo ntizigenga, nabo bahura ngo n'iziwanyu ntizigenga, mwese mukaba muguye miswa. Ariko inkiko se ubundi zimaze iki? Rero these things you don't understand. Biriya bintu bita ngo ni branches, amashami ya leta y'ubutegetsi atatu, ubucamanza, ntuza inteko ishinga amategeko n'ubutegetsi bwa leta, ubutegetsi executive, leta guverinoma mbese isanzwe. Bakavuga ngo ubutegetsi ngo burigenga, bumwe bukora ibyo bushatse. Ntabwo bikunda, ibyo ni ibintu bashyizeho byo kutubeshya. Byakunda bitese, bikunze se ahubwo ubuzima bwagenda bute ko hajya haba impaka z'urudaca? Ni ibintu gusa badushyize imbere ngo tujye bajye babona, mbese bakugaye bati wowe ntabwo uri kuri standard yemewe, kandi nabiwabo ntibikora. Nk'uko rero abantu b'Abongereza birwa basakuza ngo ziriya mpunzi z'Abanyarwanda zigomba kuza mu Rwanda, ugasanga babyanze, abacamanza bahagaze, induru zavuze, bagiye muri parlement, bagiye he, ariko eventually icyo bashaka kirakorwa. Ariko abantu bacu barababeshya cyane, nabo ubwabo biriya byo bakora ntibabikunda. Ubaje n'abari abadepite n'abacamanza ntabwo bashaka yuko Ubwongereza bwuzura abantu b'inzererezi bahunga baza hariya. Ibyo ntibabishaka, babibura n'abazi ngo ntibabishaka, ariko bakabeshya abantu. Bose bakwemera yuko bari abimukira baza bakuzura hariya, ariko ni umukino bakina. Abantu bose twavuga ngo bari abantu bafite demokarasi, bari abantu bari ku rwego ni nk'Imana, ni nk'ijuru. Ntabwo bibaho. None se kuki none se n'abari ariko bakwemese bagakingura imiryango, isi yose ikajyayo, twese tukajyayo, ko ariho uva hari paradizo y'isi. Ariko abantu turashuka, abantu batuye isi ntabwo tumenya neza ibintu biri. Biriya barabikora bikajya mu itangazamakuru, twebwe abantu bakurikira tukumva yuko hari ubucamanza bwigenga, pararoma yigenga, leta nayo yigenga. Ariko eventually icyo baba bashaka ni ukugira ngo bazakora uko bashoboye cya kintu kigerweho, ariko abantu bavuze bati ibyo ari byo byose habayeho kurwana kw'inzego zacu uko zirigenga, bakumva yuko ari ishema. Kandi Abanyabongereza ubwabo baje ngo bakore referendum ntabwo bakwemera, babwiye ngo batore yego cyangwa oya ku byerekeye bari abantu binjira iwabo. Abantu nka 80% baba batoroye ngo ntawe bishaka. Ni ibintu harimo binyoma, abantu baratubeshya tukabaho ngaho gusa. Niyo mpamvu abantu bibahungirayo bakirukanka, cyane cyane kubera education twahawe, kubera itangazamakuru ibyo bavuga bituyobya, ukumva yuko hariya nuhagera uziruhutsa. Niyo mpamvu abantu bava mu isi yose bajyayo, ariko ni uburyo bwo kugira ngo batugirire nabi.
ya nibyo. Hanyuma kuba leta ya Kongo yasubijeho igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka 21 kidashyirwa mu bikorwa, cyari kiriho ariko kidashyirwa mu bikorwa, byo ni ikihe kimenyetso, ni iki kigaragaza, ni iki kigendero cyatumye igihano cy'urupfu wowe ugifata gute kongera gushyirwa mu bikorwa nyuma y'imyaka 21 kidashyirwa mu bikorwa? ariko ntabwo cyari hari uwo bishe se? Ntawo bishe, ariko bavuze ko yo kongera gutangira gushyirwa mu bikorwa. Ya urumva bari mu ntambara kandi barashaka kwica abantu n'ubundi nicyo bashaka, barica abandi abo ngabo nk'aba mwanacucu kuko babarega ibyaha uko bacira urubanza ntubimbaze naba byari ukuri, ariko wenda ukuri kugaragaye hari ubwo byagaragara yuko wenda narenganye, ariko sinshaka kumuvugira ko sinzi ibye, ariko icyo bashaka mu ncamake nahuranyije ni ugusubiza igisubizo cya kibazo kivuga ngo bagiye kubona uko bica babandi bita ngo nabagambanyi b'igihugu, kuko ubu bari mu ntambara kandi abagambanyi igihugu ni benshi. Wibuke ko hari abantu benshi bafata ejo n'ubuse yuko buri munsi bafite abantu babatwara aho bita Makara babavanya ahangaha i Goma. Burya ntabwo bisho tubimenya, bafite abantu benshi b'abanyarwanda abo baketse abo basirikare babo bakabatwara Makara bakajya kubaburanya bose bashobora kubica, kuko n'ubundi barabisha cyane. N'ugiye cya Kabila bisha abantu benshi batsindiriya za muri za Katanga iyo ngiyo bishiye abantu benshi cyane. Bayo baracyakomeza no kwica abantu kuko niwo mwuga wabo kandi barakorera ibyo basheguje bashaka yuko abantu bashira. Bavuga ko iki gihano cyasubijweho ahanini mu rwego rwo kwivuna abasirikare bazajya bahamwa n'icyaha cyo kugambanira igihugu, ndetse n'abazajya bahanwa n'ubujura bwo mu mijyi buganisha ku mfu z'abantu. No, that's one is right. None se biterwa n'umuntu wo wishe, ariko none se ntabwo wumvise umuntu wo bari igitsina bakamurya abantu bari aho ngo bakamutwika bakamurya. Inzego kandi ibyo ntibikorwa n'abasirikare, ibyo bikorwa n'abasivile. None se niba bari aho ngo inzego za security se ziba zihari, inzego zishinzwe umutekano ziba zihari. Ibyo se ahubwo ibyo barabishima. Biriya bintu biba birimo umukino mwinshi cyane. Niyo mpamvu ngura ngewe kuba uri nk'abari muri Kongo ukabona ni ukuvuga ngo ariko se muri Kongo honyine, muri iyi si aho waba uri hose system itagushaka, ntabwo ubutabera bwakurengera, nta n'umuntu wakurengera, kandi ibyo bakabikora abana bareba. Bariya abantu barimo barakora ibintu bibi cyane kuko hari gahunda yo guhindura abantu inyamaswa, kuba amazombi no kuba amavampire. Ibiriya barimo bakora noneho cyane cyane babyigisha abana bakiri bato kugira ngo bakure bameze kuri. Birimo birakwira ahantu hose. Hariho gahunda mu bihugu byinshi uzajya bari abantu ibintu byo bazanye ngo ni ghetto. Rya jambo ghetto mu mijyi hose ari ibyo bita ngo ni amaghetto. Haba abantu bimbura muco kandi baragenda baba benshi ku buryo mu mijyi myinshi, tuvuge nk'umujyi nka Nairobi n'urugero, aho bita Kibra cyangwa Kibera, haba huzuye abantu bameze bati. Ugasanga ni abaturage bafite ijambo rikomeye cyane, ni benshi mu myigaragambyo baje baravuga ngo Kibera yaje. Ugasanga ni abantu abanyapolitiki bakabakoresha bakabakoresha, kandi byarangira bagasubira muri bwa buzima bwabo bukomeye, kandi ubwo buzima barabwishimira. Bari aho ntacyo bakora, ari abanywa umujyi bakahabyarira bakahabyurira, ariko abantu babyiruka ugasanga ari abantu bapfuye. Na hano hose no muri za Kampala hose iyo mijyi barahari. Natwe ahangaha uzumva bita ngo ni abamarine, abuzukuru ba shitani, bene nk'ibyo. Biriya ni ibintu bigenda patriote. Ngo hari abandi badutse hirya mu Kinigi biyitaga aba republic. Aba republic? Aba republic. Orozi iriya mitwe ni abantu bishyira hamwe kandi ntibapfa ntibirangira, kandi usanga polisi itabashaka ngo inabafata. Abamarine baba bari aho ibyo byose. Why? Ugasanga bara nk'iyo ngiyo uzaye ku Gisenyi no bari ababizuko bashatani jya bomba na kumanywa bambura abantu, ugasanga ni ikintu kira ukibaza kuki batabakurikirana cyane, ikaba operation ikomeye yo kubahiga nkuko wahiga n'abandi bagizi bana, kuko bari n'abantu bakomeye cyane. Iyo uko bagenda bakura benshi babasanga niho genda byaguka. Hari igihe iyo mitwe izahuza imbaraga nkuko reba byabaye muri Haiti. Ubu ngubu amabandi niyo yatwaye igihugu. Nibyo bari bashaka kugira ngo bibeho. Basa ari amabandi yo muri Haiti yatangiye atyo yuko kidakigwa mu manga muri politike, ugasanga abantu bameze batyo
central control, igihe hatariho ubuyobozi butegeka bushyira ibintu ku murongo, usanga ibintu nk'ibyo biba. Niyo mpamvu reba Haiti buriya aho igiye urwego rw'iriho ntabwo kuzaruvamo bizagorana. Nase ni izihe ngabo zizakiza? Nihe ingabo zizakiza Haiti? Nizi zikazana amahoro arambye, ko bisaba bariya abaturage bose kugira ngo bashyire ku murongo, ariya mabandi yose uyafate, ko bisaba imbaraga nyinshi cyane, kandi aribyo bashyigikiye bashaka yuko biba. So rero ibyo bya Haiti tubivuyeho ni ukureba na biriya bibera muri Congo, nicyo kibazo bibazo na bino bibera mu Rwanda, njyane nk'uko biri ku isi yose mu mijyi myinshi cyane. Muri Canada birahari, abantu b'amabandi basigaye bafata amakamyo bakabapakira, ko Canada ni igihugu kinini, bakabavana mu mujyi w'Iburasirazuba bakabatwara Iburengerazuba, bagenda bazerera mu mamodoka, barara inzira, babaha amafaranga, bagenda banywa inzoga, bagira bate, bakazagaruka bakongera bahagabana. Mbese bahura n'abantu bahora mu ruzerero bagenda nk'abantu bari kuri tuwa. Kandi ntibababuza kwangirika, bakomeza kunywa bya biyobyabwenge, ariko bagakomeza bakagenda bangirika kuri sikero nini cyane. Aho ni mu Burayi. Noneho ugasanga ahubwo barahamagara bimukira ngo baze bakora akazi, kuko abantu bakaye bakora akazi bamaze kwangirika. Iyo ni solution. Abantu baze bakora akazi, bene igihugu bapfe mubareba bose. Ubwo iyo game wo mukino ni uwuhe? Isi ifitemo ibintu byinshi bikorwa biteye ubwoba. Hanyuma kuba iki gihano cy'urupfu kiba kigiye kongera gushyirwa mu bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo yaba ari impamvu yo kwikiza bamwe mu basirikare bagiye bafatwa bashinjwa gukorana na M23, cyane cyane ko ari bwo bireba? Ibyo nabikwemereye, nkubwira yuko hari abantu benshi bafata bavana Goma batwara za makara nikisha sa muri prison. Abo bantu bagenda babashinja ibintu nk'ibyo bikomeye. Hari abafatiye za Bukavu, bari abanyamurenge bafata abana b'amashuri bafashe barabatwa. Ntabwo ari abasirikare bonyine, ahubwo ufuse n'abasirikare barimo bano badezatinga n'ibiki byose. Ikindi cya kabiri no gukanga abasirikare kugira ngo bagire ubwoba n'abakaye bagira, ariko urumva nabwo ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo, ahubwo bishobora gutuma habaho mass desertions. Abasirikare benshi bagahunga igisirikare bashoboka, bakakivamo bakaba bajya mu yindi mitwe nka M23 n'ahandi. Sibyo ko buriya Kongo ifite ikibazo, bari abantu bava muri West cyane nk'abakongo bava za Bandundu, bava za bari Bangwandi, bava iyo ngiyo, kugira ngo bave mu gisirikare no biyungewe na M23 ntibikunda, kuko ni abantu bataziranye, ntabwo bavuga ururimi rumwe, baba bareba nk'abanyamahanga kuri bo. Usibye yuko hari uriya Colonel Nanga wari umuntu w'iyo ngiyo, wenda yabahuza ntawamenya, amaze kugeraho n'abantu wenda b'ubwoko bwe bari mu gisirikare cyangwa mu M23 simbizi. Birashoboka ngo byaborohe, ko numva yuko amakuru numva ntahamya, nuko numva ngo harimo badezatazi benshi bava muri Wazalendo no gisirikare cya Kongo, ndetse ngo n'abarundi noneho bakajya muri M23. So yaba se ari politike nyine yazanwe na Colonel Nanga? Ya Colonel Nanga yabikora kubera yuko nkubwiye mu West, we n'umuntu wo muri West. By the way, n'uriya Lieutenant Colonel Wiringoma nawe niyava n'umuntu wo muri Western cyangwa Uburengerazuba bwa Kongo. So Colonel Nanga ava he? Ava muri side irankaze za iwabo abamubuto Bangwandi ngira ngo. So ubwo rero nawe ni umukuno, mu yandi magambo ni umuringara, abantu babafuza vuga ibintu. Abantu baringana abiri bavuga Kiringara, abiri bavuga Igiswahili. So ubwo rero urumva ni imigabane ibiri ikomeye cyane mu gihugu. So rero bano bo mu Burasirazuba bo biroroha kujya muri M23 kuko n'abantu bavuga Igiswahili ni bamwe, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru biroroha, badesanzwe n'abantu baziranye. Naho abamajyepfo nabo abenshi ni abashi n'abandi bantu turi moko bakiya mu majyepfo nk'ababembe n'abakiyongiyo, nabo ntibabura kujyamo kuko byo kubareshya byakoroha, kuko uri uyobora M23 yitwa Bisimwa Bertrand, ni umushi. Byaborohera rero ko bamubiriza, ntabwo bikomeye cyane. Naburiya bashoboye kujya nka Bukavu akakora igiterane, abashi bamwumva bara nuko batamubona kandi badashobora kujya hanze ngo bamushyigikire kuko barabitinya, ariko buriya hafashwe wasanga bishima kuko Bisimwa ni uwabo. Nibyo reka dusoreza, dushimire abari badukurikiye, kandi nawe ngushimire, wakoze cyane. Wakoze namwe rero abari badukurikiye ibiganiro ku rubuga rwacu nakagaruka, murakoze. Icyo narangiza mvuga jewe nagira abantu inama bazakurikira kino kiganiro,
nibatekereze ku byerekeye iyi si nawe urimo. ni ukuvuga ngo iyi si ifite ikibazo gikomeye cyane. Yesu yavuze ijambo rikomeye dusanga muri Yohana igice cyaho cya 10. noneho iyo turebye umurongo wa 9, amagambo Yesu yavuze, yaravuze ati ni gerembo umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. ni umurongo mwiza cyane nkunda. umuntu Yesu niwe rembo, umuntu niyinjira azakizwa. ni akantu gakomeye cyane. umuntu yinjira muri iryo rembo azagira ate? Azakizwa. kuba rero nongere nkasubiremo karanejeje kugira ngo abantu bakumve. ni gerembo umuntu niyinjira muri jye azakizwa. niko kurokoka k'umuntu. iyi si ifite ibibazo bikomeye cyane. Azakizwa. ibyo tutekereza byose duca mu ntambara. Yesu ushobora kurwara intambara ukanayitsinda ariko ntibiguhesha amahoro, kuko abo utsinze hari imbaraga zindi zibaha intwaro zikabakomeza. urugero nk'ubu ngubu FDLR ni igisirikare kimaze imyaka 30 kiriho kandi kiri hanze y'igihugu. n'abagitangiye wenda ntibakinariho, wenda abandi bageze mu zabukuru barashaje, ariko cyo kiriho gikomeza kuba gishingiye kuri ideology bahawe. Ni ikibazo dufite. ikibazo saba yirimo ahubwo ni ibitekerezo biri mitwe yabo. ni ihe somo bahawe, ni iki bafite mitima yabo. ari cyo gituma wenda n'abanyarwanda cyangwa na leta y'u Rwanda ishobora kugira impagarara ku babo bantu, kuko baracyafite ideology iri ya kera ya genocide. ariyo ari nayo muri mpamvu muri Kongo y'abantu bicwa bazira ubwoko, abandi n'amatungo bakayarya. n'inka nabonye barasinka ntacyo zabatwaye gusa umuntu akemera. umutima ukora ibyo uri mu ntoki ni umutima ki? ni ukuvuga ngo ni aravuga ati iyi nka ibyo ari byose ni umutungo w'aba bantu nanga. iyo ziba ihene ntaba yarazishe wenda ntawamenya cyangwa iki, ariko niba ari inka ni akaranga k'aba bandi boyanga. dutekereze rero twitoze tumenye ngo Yesu niwe nzira y'agakiza. abantu uko baba bashyigikira bino bintu bashigiye ku moko yabo muri izo ntambara, bahungire muri Kristo Yesu, bashobora no gusaba Imana kugira ngo biriya bintu birangire, abantu babane amahoro. kuko gupfa k'umuntu ntabwo ari igisubizo cyanjye cyangwa icyawe. icyanjye ni uko wabaho nanjye nkabaho, tugahora tukaba twagirana, twanashyigikirana, twanafatanya. kuko nibere ko ziriya ntambara zo muri Kongo mbere yuko ziba kuriya, abanyarwanda bavuga ikinyarwanda iyo yibwiraga ageze mu banyanga yarahararaga bakamucumbikira. n'abanyanga bavaga mu ceci wabo cyangwa abahundi bakaza muri za Rucura haba avuga ikinyarwanda bari bakahakorera bagacuruza. hari umuntu bambwiye yuko abantu zabo bitangwa naba abandandi baje muri za Goma ari abantu ngo babareba ndetse ngo n'abantu banabasuzugura, ariko barakize bafite amafaranga bakiriye Goma se ntabwo ari wabo w'abandandi, Goma ni wabo w'abanyarwanda, ariko baraje barahakirira bameze neza, nibo bafite ubutunzi nibo bagize bati. uzarebe n'ururimi rwahari ikinyarwanda ntabwo kivuga, bavuga igiswahili mu mujyi wa Goma. Ikinyarwanda aribo ba nyiri ubutaka bagira n'isoni zo kuvuga ikinyarwanda, bagashaka kugira ngo bubige igiswahili cya Kongo cyahariya cy'uruvangavange kugira ngo babone kwemerwa, kandi hariya ariho iwabo. ni ibintu biteye ubwoba bibabaje. so rero ubwo ngarutse kucyo navugaga, abandandi baraje, abahunde baraza n'abava hirya iyo ngiyo, hirya n'abava za Warikari baraza bagatura muri Goma kandi bakahakirira, kandi babana abahari bahatuye ari abanyarwanda, abantu bavuga ikinyarwanda. kuki se ibyo bigarutse bikamera bityo se byaba byiza, abantu bakabana amahoro. ariko Satani ntabishaka, kandi Satani niwe utegeka isi, kandi arakoresha abantu nkanjye nawe. twebwe tugomba gukorera Kristo tukamaza ibyo ko niwe uzana amahoro. Imana ibahe umugisha. nibyo navugaga. Ego, Imana iguhe umugisha nawe, reka tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye, ubundi bagire amahoro y'Imana. Ndakoze. iyo habaye ibiganiro murabibona, murabizi, mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare